no mu kubyanga cyane byatumye umunsi umwe mbona nambiswe umugozi. Uwo mugozi uramfata arambwira ngo uwambaye uyu mugozi nta kundi ni ukuja mu murimo w'Imana kujya kuwukorera. Nagize igihe kirekire ntazi icyo uwo mugozi usobanuye, ariko umunsi umwe umugabo umwe aririmba indirimbo numva iramfashije cyane kandi isobanurira uwo mugozi nambaye icyo gihe. Araririmba aravuga ngo yamfatishije umugozi ari rwo rukundo rwe. Nibuka no muri Yeremiya haravuga ngo nagukunze urukundo ruhoraho, ngo nicyo cyatumye ngukuruza ineza y'ubushake bwanjye. Naho muri Hosea hakavuga ngo nagufatishije imigozi y'urukundo ndagukurura nkuzana iwanjye. Turabatizwa, hanyuma yabwo komeza urugendo nk'umuntu w'Imana, nk'umukristo. Ndetse icyo gihe nari ntaramenya no gusoma no kwandika, ariko hanyuma yabwo njya kwiga gusoma no kwandika. Maze kubimenya mva mu rugo iwacu njya kwiga ahantu hitwa i Remera. Nahigiye primaire ngira y'imyaka 6. Nyuma yabwo nari nakoze examen yo kwinjira muri secondaire, ariko ababyeyi baranga ngo ngomba gutaha nkajya kuragira inka. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Nitwa Mudagiri Tabazi Noe, nkorera umurimo w'Imana hano Kacyiru. Ndo umurevera pasiteri uri mu kiruhuko cy'izabukuru. Ariko rero nubwo ni muri icyo kiruhuko cy'izabukuru, mbarizwa hano muri paruwase ya Kacyiru. Nkuko bizwi nuko abantu babikunda, abantu bakunda kuvuga ngo tubabwire ubuhamya bw'ubuzima bwacu, uburyo twakijijwe, uburyo twakiriye Yesu, uburyo twahamagawe nawe. Byanterereye rero gutekereza kuko ari urwibutso ruzasigara n'abikindi gihe bakazabibona, bituma nandika aka gatabo muhaye mubona mfite mu biganza byanje. Aka gatabo nakise ngo ni Revera Mudagiri Nowa Tabazi mu muhamagaro w'Imana. Iryo ni ryo zina ryako, ni mu muhamagaro w'Imana. Ntangira ubwa mbere reka mbabwiye navukiye mu muryango utarukijijwe nkuko n'abandi nabo bayivukiyemo. Iyo tujya kuvuga ubuhamya twibuka n'abandi bantu benshi bakera bo muri Bibiliya nabo bavuga uko bari bameze. Hari umugabo dukunda cyane muri Bibiliya nka Pawulo, yaravuze ngo yari umunyabyaha wa mbere, ngo ariko Imana yamugiriye ubuntu iramukiza. Nanjye nari umunyabyaha. Nari kubereka ibimenyetso bimwe bigaragaza uburyo nari umunyabyaha. Nkiri mutoya ndatekereza kuko ahari nari mfite nk'imyaka igera ku 8 cyangwa ku 10, narwaye indwara, ariko ababyeyi banje bari bakiri abapagani cyangwa bari bataramenya Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. Maze kurwara iyo ndwara banjyana mu bapfumu kuncunisha. Aho nageze barandasaga, niho nari mbabwiye ngo iyaba ntari nambaye ishati n'ikoti imba mberetse, usibye kuko ubu nsigaye ndeba ngasanga izo nkovu zarashize. Ariko nagiraga inkovu z'indasago aho bari barandasaze. Si ku mutima gusa ariko no ku mugongo nari nzifite. Ariko hanyuma nza kugirirwa ubuntu n'Imana, nakiraga kiza kandi nakishijwe nkiri mutoya. Ndatekereza kuko nari mfite imyaka nk'13, ntabwo yarengagaho. Maze gukizwa icyo gihe nakijijwe kubera babapfumu hari ibiheko bampaga byo kwambara ngo kugira ngo birinde ubuzima bwanjye.
ariko ntibyambuzaga kurwara, ntibyambuzaga no kubabara cyane. Nyamara maze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wanje, mfata bya biheko ndabikaburira, ndetse mfata n'ibintu nari nambaye ku maboko yanje by'umurimbo byitwa ingoro, nazo ndazivuna. Nakira umwami Yesu nk'umukiza wanje. Muri urwo rugendo maze kumwakira, nta muntu waje kumbwiriza mu rugo, usibye kuko mumbabarire, ninje wagiye gushaka umwarimu w'ikanisa, nje kumubwira ngo asengere. Hanyuma yabwo nshitse ambwira ijambo ry'Imana, aranyigisha, aranasengera. Hanyuma mbona guta ibyo nari nambaye. Ndaza nza mbyibuka neza, ngeze mu rugo, papa wanje yari umugabo ukomeye cyane, ngo nshike kubera kuko ntabashaga kumubwira ibyabaye, ndamubesha ndamubwira ngo nikubise hasi, urugoro ruracika, igiheko kiratakaranyobirwa niyo cyagiye. Ariko nawe arabibona, abona kuko namubeshe, kuko yambwiye ati ntibishoboka. Ati none se niba wikubise hasi byahise bigenda burundu, ntiwabona naho byatakaye, kutagenda ngo bitore. Ariko nyine nuko nari nabitaye, ntaho nari kubibonera, nari nabitaye. Nawe nubwo yonagiye ntiyo bishatse ngo arabibona. Nakiraga kiza hari muri 53, nza kubatizwa ububatizo bw'amazi muri 54. Ndaraje mu bubatizo bw'amazi, maze gukizwa nageze ahantu haruguru yo mu rugo habaga agashamba, kazanja muri ako gashamba gusenga. Ngasengeramo ibihe byinshi cyane, kandi nkagiriramwe ibihe byiza. Najyaga ngenda nje nyine nijoro ngasenga, cyangwa nkagenda ku manywa ngasenga. Bukeye umunsi umwe nari mu rugo, abanumva bamwe yenda ntibamenye inkongoro, ariko hari n'abandi bazumva. Nari mu rugo ndimo noza inkongoro, umwuka wera aramanukira, ukuboko kwanje kuri muri iyo nkongoro. Ariko amahirwe nagize nuko ukuboko kwahise kuzamuka, ndakuzamura ngushyira hejuru na ya nkongoro. Ndakomeza ndavuga, mvuga kundi misha, bigeza naho abandi bari bavuye gusenga hari ku cyumweru, baraza ngo bashike batinya kwinjira mu muryango w'urugo aho nari mpagaze, kuko bumvaga mvuga imvugo batazi. Ubundi kandi basa n'abatinye cyane, bararuha baravuga ngo yabonekewe, ngo yabonekewe. Hanyuma byaje kurangira, numva nsubiye mu buryo busanzwe. Urwo ni urugendo rwo kubatizwa n'umwuka wera. Hanyuma yabwo naje kwigira umubatizo, nje kubatizwa. Ngiye kubatizwa, icyo gihe iwacu abatubwirizaga ubutumwa bari bafite yabo mico, natwe tukagira yacu, bigatuma bisa nkaho bigoranye. Bansaba kuko mbere yuko mbatizwa nkwiriye kurya amafi cyangwa nkarya inkoko, kuko ntitwaryaga inkoko, twebwe twanywaga amata gusa. Ariko nubwo mbabwiyaga gutyo ubundi ho ndazirya ubu ngubu cyane. Nyamara icyo gihe ntitwaziryaga, n'amafi ntayo twaryaga. Nja kurya amafi bingoye cyane, kuko nagaga ngo ndatamira n'utudufi dutoya, wagafata ukabona nako karasana gahaye kakureba. Noneho rero bintera isesemi, bituma nduka cyane. Ariko babonye ko ndutse barambatiza, baravuga ngo nuko biri kose atsindiye ububatizo. Ndabatizwa. Nja nkunda kubibwira n'abasore bubu, nkababwira nti mwebwe mubatizwa umubatizo mutaguze, ariko njewe nawuguze kurya amafi. Turabatizwa. Hanyuma yabwo komeza urugendo nk'umuntu w'Imana, nk'umukristo. Ndetse icyo gihe nari ntaramenya no gusoma no kwandika, ariko hanyuma yabwo nje kwiga gusoma no kwandika. Maze kubimenya, mva mu rugo iwacu nje kwiga ahantu hitwa Remera. Nahigiye primaire ngira y'imyaka 6. Nyuma yabwo nari nakoze examen yo kwinjira muri secondaire, ariko ababyeyi baranga ngo ngomba gutaha nkajya kuragira inka. Ndangiza amashuri ndataha, ariko ntaha mbabaye cyane, kuko ababyeyi banangiye, kandi nta kundi nari kubigenza. Ndabumvira, ndagenda njya kuragira inka. Ndagira inka, ndetse no muri uko kuragira inka shakana n'umudamu wanje, n'ubu niwe turi kumwe. Twabyaranye abana
umunani, ababiri bitabye Imana, abandi batandatu turi kumwe nabo bafite abana babo ndetse bamwe bafite n'abuzukuru. Ibyo nabyo ndabishima Imana kuko Imana yaturinze muri urwo rugendo rwose. Urumva ni rurerure cyane, ariko Imana yagize neza, yaruturindiyemo, iduha ubwo buzima. Ubu muhaye mumbona mvugana namwe mfite abuzukuruza, kandi ibyo ndabishima Imana kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo abubaha Uwiteka ngo bazabona abana, kandi ngo bazabona n'abuzukuru n'abuzukuruza, ndetse ngo bazabona n'ubuvivi. Sibye ubuvivi ntabwo ndagira, ariko mfite abuzukuruza. Ibyo ndabishima Imana. Nyuma yabwo naje kugira umuhamagaro wo gukorera Imana, nawugize nawo mu 1962 nibwo nagize umuhamagaro wo gukorera Imana, kandi nkugira ndi mu kiraro, ndyamye mbona umuntu araje arambwira ngo ngiye kuguha inka nyinshi ziruta izuragiye, ngo kandi ndaguha n'imisozi myiza uzajya uziragiriraho. Nibwiraga kuko uwo mwanya mu nzozi nariko nibwira kuko ari inka nyine zisanzwe ngiye kuragira, ariko nyuma nza gusobanukirwa kuko Imana yari kwimpamagara ngo nje kuragira itorero ryayo. No mu kubyanga cyane byatumye umunsi umwe mbona nambiswe umugozi. Uwo mugozi uramfata arambwira ngo uwambaye uyu mugozi nta kundi ni ukuja mu murimo w'Imana kujya kuwukorera. Nagize igihe kirekire ntazi icyo uwo mugozi usobanuye, ariko umunsi umwe umugabo umwe aririmba indirimbo, numva iramfashije cyane kandi isobanurira uwo mugozi nambaye icyo gihe. Araririmba aravuga ngo yamfatishije umugozi ari rwo rukundo rwe. Nibuka no muri Yeremiya haravuga ngo nagukunze urukundo ruhoraho, ngo nicyo cyatumye ngukuruza ineza y'ubushake bwanjye. Naho muri Hosea hakavuga ngo nagufatishije imigozi y'urukundo, ndagukurura nkuzana iwanjye. Kuri ubwo rero njya gukorera Imana mu 1962, ariko nkagendana umubabaro uvuga ngo ni gute nshobora kubwiriza abantu ijambo ry'Imana nanje ubwanje nyine ntaryize. Bituma nsaba kujya kwiga ku ishuri rya Bibiliya. Ndagenda njya kwiga ishuri rya Bibiliya Bukavu, aho nize imyaka 6. Nabanje kwiga imyaka 4 ibanza, ndangiza iryo shuri mba n'umwigisha kuri iryo shuri rya Bibiliya. Nyuma dukora ikizame, nari nemerewe kuko ngomba kujya kwiga mu Bubiligi ngakomereza aya mashuri ya Bibiliya. Ariko haza kuvuka ishyari n'imirwano izirwanya abakozi b'Imana. Ntibyaba bikibaye ibyo kujya kwiga mu Bubiligi, birareka birasibira. Ariko hanyuma nza kongera kandi kwiga indi myaka 2 ku ishuri rya Bibiliya aho nyine Bukavu, ndayirangiza. Nanone nkomeza kuba umwarimu w'ishuri rya Bibiliya aho ngaho i Bukavu. Nkorera Imana ku ishuri rya Bibiliya. Nyuma yabwo igihe gishyitse njya kuba umushumba w'itorero ahantu hitwaga mu Bijombo. Niho nakoreye igihe kirekire cyane. Nayoboye iryo torero kuva muri 78, ndisezera muri 2008 niho nimutse nza hano mu Rwanda, ariko nza maze kujya mu kiruhuko cy'izabukuru. Ariko ngeze hano mu Rwanda naho baranakira, kandi aho banakiriye ni hano Kacyiru. Umushumba wanakiriye bwa mbere ni Reverend Pasteur Ernest Ruyenzi, na n'ubu ngubu twembi turi kumwe hano muri Kacyiru, turi abashumba bari mu kiruhuko cy'izabukuru. Ibyo bijya binezeza cyane. Nubwo twagiye mu kiruhuko cy'izabukuru, ariko ntitwaretse gukorera Imana. Twakomeje gukorera Imana kugeza na bugingo n'ubu, turayikorera, gusa turi mu kiruhuko cy'izabukuru nyine. Ikindi turakuze mu buryo twebwe ubu ngubu dusigara tubwiriza umwanya mutoya, twumva turarushye, turananiwe, ariko kandi turushaho kuguma kubyishimira, kwishimira gukorera Imana. Nicyo gituma nshobora kubwira abantu bahaye batwumva muri uyu mwanya bumva ubwo buhamya bwo gukorera Imana, kababwira ngo ni byiza gukorera Imana. Kandi Imana burya iyo ije guhamagara umuntu izi gusanga mu murimo urimo, ikaguhamagara ikwereka kuko ari wa murimo nanone kujyanyemo, bikajya gutandukanaho hatoya, ariko ugasanga niko Imana yaguhamagaye ikubwira ko ari urya murimo wari uhaye ukora ari wo murimo Imana ikujyanyemo. Twabisanga no muri Bibiliya hariya Yesu ahamagara ba Petero, yabasanze ari abarushye,
irababwira ngo nimuze nzabahindura kuba abarobyi b'amafi, abarobyi b'abantu nako, ubundi bari abarobyi b'amafi, ariko Yesu arababwira ngo muze nzabahindura kuba abarobyi b'abantu. Nanjye niko yangize mu kumpamagara yarambwiye ngo ngwino nze kuguhereza inka uzaragira nyinshi cyane, kandi nazibonaga ari nziza no ku misozi myiza y'igikundiro. Iyo misozi ubu ngubu njya nyirebera mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya, ngasanga harimo urwuri rwiza cyane rwo kugaburira abantu b'Imana nk'intama za Emmanuel. Kuri ubwo reka nsorezaho mbabwira ngo aka gatabo kanditsemo ubuhamya bwanjye bwose, uburyo nakijijwe, uburyo nabatijwe, haba kubatizwa n'umwuka wera, haba no kubatizwa mu bubatizo bw'amazi menshi, ndetse no mu buryo twakoreye Imana n'imirimo myinshi twakoreye Imana n'ahantu henshi hatandukanye twakoreye Imana. Hari ibibazo bakunze kumbaza, byenda sinasoza ntabivuze, bakunze kumbaza ngo ese namwe icyo gihe mwahuraga n'ibibazo byinshi. Reka mbabwire ngo mu murimo w'Imana iteka ryose harimo ibyiza byinshi, ariko kandi harimo n'ibibazo byinshi. Hari byinshi duhura nabyo bigashaka kuduca intege, bishaka gutuma twareka n'umurimo w'Imana tukawuvamo. Ariko kandi kubera umuhamagaro w'Imana, kubera ubuntu bw'Imana, ubwo buntu bw'Imana buturindiramo bigatuma tudacika intege, ahubwo aho gucika intege tugakomeza. Kuri ubwo ndabwira abahaye banumva bumva n'ubu buhamya, niba uri mu muhamagaro w'Imana ukabuhuyemo n'ibigeragezo, ugahura n'ibicantege, ndakwinginze ngo wihangane usenga Imana, Yesu azagushoboza. Pawulo nawe yabigezemo, yahuraga n'urucantege cyane, ariko hari aho yavuze ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ntabwo twakwishoboza ubwacu twenyine, ariko uwaduhamagaye n'uwo kwizerwa, kandi aje arushaho kudukomereza muri uyu murimo. Imana ibampera umugisha abahaye bumva, kandi Imana ibakomeze. Murakoze.